Kiss FM. Well, turi muri ya saa yacu ya nyuma ya The Kiss Drive. Hano rero tugeze muri ka kanya ka this ngo street talk. Austin, where are you? Rero tugeze muri ka kanya ko kumva ikibazo babajije abantu batandukanye, tuza no kubona ibisubizo. Umunyamakuru wacu yabajije ngo ese niye mpamvu yigeze gutuma ublock umuntu kuri telefone. Eka ngukizo kore. Sami vugera. Yarigeze kubloka ari nyirinzu wanjye kuri WhatsApp. Umujya buruko wabaga wenda hasigaye nk'imisi nk'ingahe mu kwezi kurangiye ugapostinga kandi ngo very nice akwibutsa ngo ejo bundi ukwezi kuzaba kurangiye. 102.3 Kiss FM. Street Talk. Street Talk with Vitalo. Water is life. Water is vital. Water is Vitalo. Cyatumye mboroka umuntu kuri telefone nuko yanyishyuje nta mafaranga mfite yo kumwishyura ideni rye kandi ntayo mfite, mbimubwiye arabyanga, ngira isoni mpitamo kumuboroka. Impamvu nyamukuru yigeze gutuma mboroka umuntu nigeze gutendeka, noneho ntakunze cyane ariko nawe mbona ntaramutakaza nkamuboroka nkamubwira ko urufone rwifunze. Impamvu yatumye mboroka umuntu arampamagaye kuri telefone bahita banyirukana, ndamuboroka ndavuga ati ntuzongere. Umuntu yarambeshye nyine mba numva nta yambeshye nyine ntigeze atuma mutekereza ibintu bitari byiza nkamara ko tutari kumwe, ngahitamo kumubura kugira mbe muhunze bamwibagijeho. Impamvu naborotse umuntu yamatirije kumukunda ntabishaka ndamuboroka. Yewe nafite umukobwa nakundaga cyane ako amutendeka nkafata n'undi nyine biza koranya nyine namamagara nyine turi kumwe ndavuga ati rero kamwe muborotse gace y'amavuga. 102.3 Kiss FM.